4 umurongo wa 13 ugeze kuri 18 haravuga ngo kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'Umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kukuza k'Umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguriye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyana nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira Umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose. Nuko mubaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo, twese tuvuge ngo amena. Ndashaka kubabwira iyi nkuru nziza. Ijambo ry'Imana ryabwiye itorero ry'i Tesaloniki. Bari bafite ikibazo cyo kugira impungenge ngo mbese abantu bacu bapfa bagana he, abacu badusize bagana he. Ariko Pawulo arandika arababwira ngo ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Umuntu ubabara n'udafite ibyiringiro, uzi ko yakijijwe akizera Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza, akaba yaratandukanye n'ibyaha, iyo apfuye cyangwa se uwe yapfuye agira ibyiringiro yuko igihe kimwe azamubona. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Gusa ndagira ngo nkubwire ngo nubona uwawe apfuye apfiriye mu byaha, ntushaka uzababara. Byumvikanye? Uzababare kuko uwawe apfuye mu byaha. Ariko uwapfuye yarizeye Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza, nukorera ijuru uzamubona. Turumvikanye? Nudakorera ijuru ntabwo uzamubona. Kandi ijuru umuntu arikorera akiriho, agihumeka umwuka w'abazima. Bibiliya tubwira ngo iyo umuntu yamaze kugera aha ngaha hacecekera, nta migabo, nta migambi, nta mishinga, ibintu byose biba bihagaze. Abo twari kumwe nababwiye ni hari igihe uzifuza gusezera byange. Iyo umuntu ariho yibwira ko bizahoraho, azahoraho, ntabwo bishoboka. Umuntu agira igihe avuka, akagira n'igihe azapfira. Ikibazo rero gihari, abantu iyi si bari kuyikorera cyane n'umwete. Tuyikorere twiteza imbere, ariko tumenye ngo turiteza imbere by'igihe kingana iki, bizarangirana n'iyi si cyangwa tutakino muri iyi si. Ubu buzima Imana iduha si ubwo gukoramo ibyaha, ni ubuzima bwo gushaka uko tuzajya mu ijuru. Imana yaturemye kugira ngo tuyinezeze, ntabwo yaturemye kugira ngo tuyicumuze. Ijuru ririho n'umuriro uriho. Iyo urebye abantu ibintu bari gukora muri iki gihe, uribaza ngo aba bantu bazi ko bazapfa. Bigezaho umuhungu asigaye yambara ingutiya, umukobwa akambara nk'abagabo, umuhungu akigira umukobwa. Ibyo byose bizagira iherezo. Nushaka wihindure iki, nushaka uzurira igiti ugere hehe, randevu ni hano.
nushaka wemera ibyaha ureke bitegeke ubihe inzira, ariko twese randevu ni hano. Ikibazo kikaba kumenya ngo nyuma y'aha ngaha hazakurikira iki. Abantu bamaze kugera ubwo bamaze kumva gukora ibyaha bibatera ishema, ariko hari umunsi ibyo twita ko ari ishema bizaduhindukira amarira. Pawulo yandikira itorero aravuga ngo ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, ngo mubabare nk'aba bandi badafite ibyiringiro. Abapfuye bizeye Yesu Kristo, abo twebwe tuzaba tukiriho. Sinzi niba wowe uzaba ukiriho, nanjye nzaba nkiriho, ariko aba ngaba bapfuye bizeye Yesu, si twe tuzabanza kujya kubonana na Yesu. Nibo bazazuka mbere kuko bizeye Yesu Kristo. Hanyuma bazaba bakiriho bizeye. Ntabwo ari abazaba bakiriho bose, mu byumve. Ni abazaba bakiriho bose bizeye Yesu Kristo, kandi bagendera mu ijambo rye batunganye rwose. Ngubwo twemeye Yesu, uko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirizwa n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazababanziriza. Kuko umwami ubwe azamanuka ava mu ijuru aranguriye n'ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfuriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe twebwe abazaba bakiriho basigaye bere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Arangije arababwira ngo mwabite Saloniki mwe, nkuko yavuga ngo mwabanyeshyanda mwe, mumaranisha imibabaro mu kubwirana amagambo y'Imana. Ntabwo twamarana imibabaro mu kwibukiranya abantu bapfu. Ntabwo twamarana imibabaro mu guhora mu bintu bitadufitiye akamaro, ariko nitubwirana aya magambo yuko bene wacu bapfuye bizeye. Haleluya. Tuzabasanga mu ijuru. Si abapfuye bose tuzasangayo, ni abapfuye bizeye Yesu Kristo. Ushobora kuba nawe uyu munsi wa none uri hano, ijwi rikubwira ngo aya niyo mahirwe ya nyuma. Uko tugiye gushyira umubiri wa Gisele hano, ejo nawe tuzagushyira, nanjye bazahanshyira. Ahubwo ikibazo no kumenya ngo mbese uwo munsi uzagera, nge nawe twiteguye, nge nawe tuzaba twiteguye kujya gusanganira umukiza. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Urifuza ko tugusengera kugira ngo Yesu Kristo naza nawe nahamagara ijwi ryawe akazabasha kuryumva, nawe ukazabasha kumwitaba? Zamura ikiganza cyawe tugusenge. Imana igufashe kugire neza. Nawe uzajye mu ijuru, ntuzajye mu muriro. Imana izakugire neza. Iminsi yacu ni mikeya. Dawidi yaranditse aravuga ngo imyaka y'umuntu ngo ni 70, ngo nyamara iyo tugize intege ni 80, ngo ibyiratwa byose muri iyo myaka ngo ni ubusa. Ni ubusa, ni ubusa. Hari abantu tuzi muri iyi si bari bakomeye, bantu b'Imana bari bakomeye, nge nawe tutashoboraga gukora no ku mishumi y'inkweto zabo, ariko ubu ngubu bari kumwe n'abandi nk'uko baribagiranye, baragiye. Kuki tutakorohera Imana ngo dukizwe dushaka ijuru? Reka mbabwire, umuntu utari gukizwa muri iki gihe afite ibibazo bikomeye. Satani ari kugenda azana ibintu bishaka ubugingo bwa benshi. Nimudakizwa isi iri kubashaka, Satani ari kubashaka. Cyo ni muhunge dukizwa tuzigire mu ijuru. Mbese murabinyemeye? Twese tuzajya mu ijuru. Icyifuzo abashigikiye tuzamure, twese tuzajya mu ijuru.
bwira Imana ngo Mana mfasha nanjye ibi byaha mbikire, nzabashe kujya mu ijuru, umbabarire ibyaha byanjye byose, ibyo nagucumuye byose, ndashaka kuzazuka, ntabwo nshaka kuzarimbuka, ndashaka kuzajya mu gihugu cyo mu ijuru. Ubwo uzahamagara nanjye nzakumve, nzabashe kukwitaba. Reka mbasengere mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu, ibi ni ibiganza bizamuye icyifuzo cyo kuzaba mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Abo bose Imana nziza, ubukwe bwacu Gisele ntabwo bifuje nabi, ntabwo bifuje kurimbuka, intege nke zabo urazizi Mwami, aho bagenda batenewe kirwa hasi, barifuza kuzaba mu gihugu cyo mu ijuru, ntabwo bifuza kuzaheranwa n'urupfu, barifuza kuzakubona. Tanga imbaraga zinesha ibyaha, tanga imbaraga zinesha kamere, tanga imbaraga zituma bagucumuraho. Urakoze, urakaramba, bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe rya Yesu umucunguzi wacu. Amen. Reka mbere ko dushyiramo umubiri we, dusomere ijambo ritoya hanyuma twinjire muri uwo mwanya. Yobu ibice 5 umurongo wa 26 haravuga ngo uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawe. Uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawe. Aka kanya uyu mubiri wa Gisele ntakirimo hano. Gisele yagiye mu ijuru kuko yakoreye Imana, yarakijijwe, turamuhamiriza nk'abashumba be. Yabaye umukobwa mwiza, ntiyadusebeje, ntiyabaye nk'aba bakobwa bagenda mu ijoro. Ubuhamya bwe turabuhamiriza kandi n'ijuru riramuhamiriza. Amina. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu umubiri we tugiye kuwushyiramo hano, tugiye kuwuhunika. Igihe nikigera, marayika nahamagara, Yesu nahamagara, uyu mubiri uzazuka. Haleluya. Amen. Tugiye kuwuhunika by'igihe gitoya. Yesu nahamagara azazuka Gisele kuko yakoreye Imana. Amen. Reka rero dusabe ababishinzwe abadufasha gutera umurambo. Abasore niba ari bane, abaririmbyi mwaba mudufasha 35 muri icyo gitabo. Turirimba indirimbo ya 35 mu Gakiza, uvuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane. Kandi rero yarambabariye yangira imbohore, turacyari kwitabara, nezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe cyane. Kandi rero yarambabariye yangira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we, nanezerewe kuko yancunguye, Imana ishimwe cyane. Ibyiza byose, ibyiza yakoze mbifite mu mufasha, Imana ishimwe cyane. Ni umfasha mu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose nikwayizi,
ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Kumana mu ijuru mfite umugabane. Imana ishimwe cyane. Mu mwanya n'umunezero. Imana ishimwe cyane. Mwijuru abera bazamurika nk'izuba. Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe kuko yumuka vuba. Imana ishimwe cyane. Mwijuru abera bazamurika nk'izuba. Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo. Tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza, rimamara imibabaro rikabatinyura. Ribamara imibabaro rikabatinyura. Umutima ukomeretse niryo riwukiza. Ushonje rirawuhaza, riruhurushye. Gitagwa umutima ukomeretse. Gushyingura. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuntu yavuye mu gitaka azasubira mu gitaka. Ni ukuvuga ngo igihe kizagera umuntu wese azasubira. Ibyo twirirwa dupfa hano, amasambu, ibiki, ntawe uzarenza aka kanya. Ibyo twirirwa twicana dupfa ubusa, ntawe uzarenza aha hantu. Nta muntu utazabona isambu, kandi iyo sambu ntawe uzarenza ingana gutya. Dukwiye kubana mu mahoro, igihe nikigera ubundi akazigendera mu mahoro. Ibyo tuba turimo byose dukwiye kwibuka ko igihe kizagera tukava mu mubiri tugasubiraho twapfa. Gisele rero, umukobwa mwiza wubashye Imana. Imana yagukuye mu butaka, umubiri wawe urahunitswe mu butaka. Igihe nikigera uzazuka kimwe n'abera. Bane n'Imana. Umubyeyi ari hehe?
baririmbye umwe muririmba. umutima ukomeretse niryo riwukiza ushanje rirahaza rirurushye ushanje rero ushanje rirahaza rirurushye niryo ngabo yanjye nziza iyo rinyingira n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa uri umutambyi nemera n'umwami untegeka n'umwungeri ujyandagira n'inshuti nizera n'umwungeri ujyandagira n'inshuti nizera ni wowe rero ni wowe bugingo yo kandi kuri wowe niho nsiganirwa Yesu kandi uri n'inzira niho nsiganirwa Yesu kandi uri n'inzira nuko ndasaba wemere ishimwe ngushima nubwo nabasha kuvuga ibigukwiriye nubwo nabasha kuvuga ibigukwiriye Yesu ubwo rero ubwo kwirebera ukuri mw'ijuru nibwo nzajya ngusingiza nkuko bikwiriye nibwo nzajya gusingiza nkuko bikwiriye nanone rero uko mbishoboye nzajya nguhimbaza no mw'ipfa ryanjye iryo zina rizamumuriza no mw'ipfa ryanjye iryo zina rizamumuriza abadamu rizaduhumuriza rizamumuriza amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu isi n'ibizaba ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano isi n'ibizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano nk'Aburahamu amaso yawe ari inyenyeri wizere
isi n'ibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi rero, isi azabona ayo masezerano, uwizera azabona ayo masezerano. Mu mwijima wo mu nzira twizere Imana yacu, hasigaye umwanya muto izuba rikarasa. Isi rero, haleluya, ijuru rikavaho, isi rero, isi n'ibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. None ubwo ayo masezerano, nubwo turushywa n'abantu twizere Imana yacu, Yesu ni uzadufasha mu tuwizera. No, isi rero, isi ni kandi muzana natwe tubanza dushyiraho icyuma kitabera. ubanze gushyira rero, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi rero, isi n'ibizavaho, ijuru uwizera azabona ayo masezerano. 16 gushimisha aba Yesu. Izina rye ryiza bikabatinyura, Ibamara imibabaro bikabatinyura, umutima ukomereze, iryo riwukiza, ushonje iraho baza,
yandagira inshuti nizera ni wowe bugingo bwanjye kandi kuri wowe niho nsiganirwa Yesu niho nsiganirwa Yesu kandi uri n'inzira nuko ndasaba wemere ishimwe ngushima igukwiriye nuko nabasha kubona ibigukwiriye Yesu ubwo rero Yesu ukuri mw'ijuru nibwo nzajya ngusingiza uko bikwiriye nibwo nzajya ngusingiza uko bikwiriye nanone uko mbishoboye Nena karindwi cisha bugufi yawe kwaguza abantu niyo 222 mu gushimisha 222 mu gushimisha ese tuzahurira ntabwo tuyizi gira 47 nigiye giti ntambara igashira nigiye gitumura bugacyawa noneho nkara ku mutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda ijuru niyo zageramo ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro mu ijuru niyo zageramo ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo n'iry'igihe gito birira kenshi muri iyi si ndimo ariko nuko ntarabona Yesu hazaba w'igitondo gihoraho nibwo nazongera kurira ukundi hazaba w'igitondo gihoraho nibwo nazongera kurira ukundi n'igihe gito gifite umuruho n'igihe gito nkazabona Yesu nibwo nzabana dukanye n'ibyago nzabambumbatiwe mu maboko nziko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka nziko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka noneho ntacyo mubabaro untwaye
kuko nzawibagirirwa kwa Yesu nubwo nzaba ubabazwa mu isi mu ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana izavanayo mubabaro wo Imana iza nagura amarira izavanayo mubabaro wose umuntu wari ufite agafuka karimo igipande ntakiduhe cy'umwijuru muze mwisigara musingize umucunguzi muze mwisigara misigano ariya mu gihe Imana abandi bari mu nzira muze mwisigara hazaba umucyo mw'ijuru muze mwisigara muve mu mwijima mubi muze mwisigara hari ikamba Yesu azatwambika tuzanezeranwa n'abakijijwe ibyiza tubisangiye muze mwisigara hari ikamba Yesu azatwambika tuzanezeranwa n'abakijijwe ibyiza tubisangiye muze mwisigara nushaka ko tujyanayo iyane mwiringira gukiza iyane kandi uwo mutwaro wikoreye haleluya mwemerera tururuke ko tuzabane mw'ijuru iyane kandi uwo mutwaro wikoreye ntera ugutururuke banza ugaruka gatoya ntabwo ari hagati na hagati muragaruka hino genda umukristo wowe ubaka bihore nyubakire wowe uzamure twagiye genda umukristo kandi we ibintu byose ngeze kugupfa genda umukristo mpora mbihamya nawe igihugu cyose cyanseka genda umukristo tima kuko ubu usigaye nkunda Kristo nyapfa yazize yewe nabuzwa n'iki kujya mukunda icyatumye apfa yazize yewe nabuzwa n'iki kujya mukunda genda umukristo ubwo buntu narakijijwe nkurwa mu byaha ndi umukristo naho naterwa n'ibyago nk'aba no ku rugamba genda umukristo ndi umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahoranesha mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahora
Ndi umukristo ndumwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye ibyino mu isi ndabihinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ndi umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu ntazaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza. Ndi umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiza n'ibyago byose nk'abanuwe n'umwami Yesu. Ndi umukristo uko ndi kose maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngeze mu mushiki wacu yakundaga kuririmba ikorasi ivuga yakundaga kuririmba ikorasi reka tuyisubiremo. Yerusalemu tuzagendagenda Yerusalemu mu murwa w'amahoro Yerusalemu Yerusalemu umurwa w'amahoro Yerusalemu tuzabona Yesu Yerusalemu umurwa w'amahoro Yerusalemu Yerusalemu umurwa w'amahoro yego Yerusalemu umurwa w'amahoro Yerusalemu tuzagendagenda Yerusalemu umurwa w'amahoro Yerusalemu umurwa w'amahoro Yerusalemu tuzagendagenda Yerusalemu umurwa w'amahoro Yerusalemu tuzagendagenda Yerusalemu umurwa w'amahoro. Turi mu mugongo w'Imana 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 turi mu mugongo w'Imana. Ahemba neza ntiyambura 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 ahemba neza ntiyambura. Yesu ni inshuti yanjye nyakanye kado yangiriye neza sinzamureka Yesu ni inshuti yanjye yangiriye neza sinzamureka yangiriye neza sinzamureka Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka yangiriye neza yangiriye neza sinzamureka
Imana iturebera aho Imana iturebera bayore basige bagire gake basige sigama bakemena have wimara musizema kabeta Imana iturebera aho Imana iturebera aho tutareba bagipande kubita nina nami farare kana banzuriye Imana yarira amazi nabwege wazanye umwiko bamuhe umusaraba mu gipande yegera hariya hanyuma kugira ngo babashe arabanza kandagira nawe bagashyira amafuka ko no kuvuga ngo turangiza hano ruguru cyangwa bahagarara azaruguru hano teka tugire azaruguru hano hano kandi urangiye azaruguru hano imandaza mama kayira Yagundi bisana n'ikirere. shiraho gakenya Akashaka cyo. shiraho agashaka gakenya Imbere y'inzu. ariko ni byiza yuko yijyana akimanuka nyine babikoze bagashyiraho imivo mukore ku buryo batise mukore ku buryo amazi azajya amanuka ushaka imivo kugira ngo amazi yamanuka gutya ni pante aho hegereye amatafari igabanya agasima aho uko mugende muzamura zamuka nawe nakurure batista uko urabona ko ari umutuku na batista umuhe akurure batiste nawe akurure bizamuka zamura mani zamura ugeze haruguru Atisi hano hari agasozi atisi garukani hari agasozi rero uhihagura yebura isaha aho kazamura utyo rano aho yes nari naho kuna Eda. Sana mwele. Sana mwiku wano mwele. panda huko huko uje kuanza
turahura aho duhurira nyine